Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, nongeye kubasuhuza. Muraho murakomeye, hobe hobe. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Bizimungu Aloys de Gonzague. Insanganyamatsiko y'ikiganiro uyu munsi iragira iti umwami avukana imbuto. Hano rero umuntu arabanza gusobanura icyo abanyarwanda bitaga imbuto mu bihe byo hambere. Imbuto bisobanura ibintu birimo umugisha. Amata yashoboraga kwitwa imbuto, amacandwe yashoboraga kwitwa imbuto. Umwana uzabaho ukiri mu nda cyangwa umwana ukiri muto ukiri uruhinja yashobora kwitwa imbuto. Ibyo bigatandukana n'ibyo rubanda bitaga imbuto kubera ibibari hafi. Kuvukana imbuto rero ni ukuvukana umugisha ukomoka ku mihango yakozwe mbere yo kuvuka k'umwana. Aha ariko ibanga ryo kuvuka k'umwami rihishwe ku mugabekazi uzamubyara, kuko umwami yishibukaho umwami umwe gusa, keretse iyo habayeho impamvu zikomeye zatuma hiyambazwa umuvandimwe we. Ariko ibi abiru babishinzwe barabyirindaga cyane. Kuba ibanga ryo kubyara umwami rihishwe ku mugabekazi kuri nyina umubyara ni ibyumvikana, kuko aho umwami agenda abyara hose, aho atera amadaba abagore bose ngo nabo umwami, ntabwo abana bavutse ku mwami bose baba abami, ahubwo umugabekazi niwe ufite ibanga ryo kubyara umwami. Imibereho y'umwami, kuvuka kwe, gutanga kwe, biri mu mihango bita inzira y'abapfizi n'inzira y'ikirogoto. Inzira y'amapfizi ntiyabashije kumenyekana neza. Birashoboka ko abiru bari bayishinzwe batayivuzeho, cyangwa se ibyo Padiri Alex Kagame yayanditseho abazungu bakaba barabimwibye mu isanduku y'ububiko bavuga ko yaburiwe irengero. Bimwe mu by'inzira y'amapfizi n'inzira y'ikirogoto byamenyekanye muri rubanda ubwo Mutara wa kabiri Rwogera yabyongoreraga nyina Nyiramavugo Nyiramongi, uyu wahimbwaga ataziro ka Nyirarwahaye inkanda imbeba, maze ubwiru butamenywaga n'uwo ari we wese uretse umwami n'umwiru ubushinzwe biramenyekana. Iri ni ibanga ryateranyije imfura n'ibibanda, benshi barabizira kugera ku ndunduro y'ingoma ya cyami. Uko mubona imivukire y'inyambo z'ibwami, ni nako byakorwaga ku mivukire ya bamwe mu bami, cyane cyane ku bami b'imitsindo, abo mu gifaransa bita les rois de l'administration spirituelle. Byagendaga bite rero? Mutara cyangwa Cyilima nibo bami b'abashumba. Kubita abami b'abashumba si ukuragira inka n'andi matungo, ahubwo niwe ugenewe umuhango wa gishumba wo kumenya imivukire y'ubushyo Imana yaragije abami, aribo bitwa abantu n'inka. Uyu murimo nta wundi uwukora uretse umushumba umenya gukumira inyabucugane mu mashyo. Ni ukuvuga rero ngo uyu Mutara cyangwa Cyilima nibo batangizaga ibisekuru by'abami, bikamara imyaka ingana n'igihembwe cy'abami bagenewe imitsindo. Agatangiza umuhango wo kubangurira inyambo no gusigwa amavuta ku miryango y'ibibanda kugira ngo hatazabonekamo inyabucugane, gufungura amaraso y'abanyarwanda, ibyo bita mu gifaransa fusion sanguine. Abakuru nabyumvanye mu myaka za 80 bavuga ko iyo igihe cyageraga, umwami ufite mu nshingano ze umuriro ariwe mwami witwa Yuhi bamuzaniraga imbuto za gihanga, bakazana uburo, inzuzi n'amasaka akaziha umugisha mu muhango wabigenewe. Noneho bakajya kuzihinga mu isambu yagenewe iyo mihango. Iyo sambu iri mu Bumbogo bwa Huro hakurya y'umugezi wa Cacika. Uyu muhango ukorwa n'abami b'abashumba kuko nibo bari bafite mu nshingano umuhango w'inzira y'ishora. Ibi ariko ntibikuyeho umuhango ukorwa na buri mwami wese mu nzira y'umuganura, ubwo buri mwami wese yahabwaga amahirwe ku bageni 8 bagomba guhabwa imbuto ye mu nzira y'umuganura. Ubwo rero umwiru ubishinzwe yajyaga guhinga iyo myaka mu kwezi ko kwakira kwakira imbuto zose. Iyo zamaraga kwera, umwami niwe waziganuragaho mbere, nyuma zigahunikwa ahantu hizewe cyane, izindi zigasubizwa mu murima, kandi bagakora ku buryo ikibariro cy'umwero kizahura n'iminsi y'umuganura. Igihe umwana w'umwami avutse rero, habagaho uburyo bwo kumenya niba umwana uvutse azavamo umugabo ubereye kuyobora igihugu akaba umwami koko. Igihe cyo kubyara iyo cyageraga, barebaga niba havutse umuhungu. Muri iyo minsi umwiru ubishinzwe yazanaga imbuto kuri za mbuto z'ibwami, uruhinja bakarupfumbatisha mu dupfunsi kuri izo mbuto.
nazo bakazazibiba mu muhango wo kumenya niba uyu mwana afite akaboko keza, bakamutongera uburambe, bakamwirukanamo ubukenya n'ubugingo buke, bakaragura intama. Iyo intama yerekanye ko uyu mwana runaka ashobora kuzavamo umwami, habagaho amayeri akomeye cyane. Uyu mugore bakamuteranya n'umugabo we ku buryo batazongera kubonana ukundi. Umugore bakamusenda akajya gutura ahandi, umwana akarererwa mu bukene, ari nako bamugenzura niba ari umwana ubasha kwivana mu nzitane. Iki kibazo cyabaye kuri Cyilima Rujugira ubwo nyina yatabarwaga na Busyeti, ariko ntawamenya niba iki kibazo cyaramubayeho ku mpamvu z'ubwiru, ariko iki kibazo cyamubayeho ahungira mu Gisaka. Iki kibazo cyabaye kuri Gihana wa Ndabarasa, wari warerejwe ko azasimbura se ku ngoma. Nyuma abapfumu b'ibwami baje kumubonamo umutabazi ugomba kumena amaraso ye ku butaka bw'u Burundi, kandi ngo yapfuye Nyiratunga nawe wari wararagurijwe kuzabyara umwami w'u Rwanda batarakora umubonano ngo babyarane. Ubwo biba ngombwa ko Sentabyo wari muto cyane kuri Nyiratunga ari we ubyara umwami kuri Nyiratunga. Uyu Nyiratunga yari umukecuru w'imyaka 40, bakavuga ko Sentabyo yari ikiri muto ari mu myaka 10. Rwabugiri nawe ntabwo yarerewe ibwami, kuko Murorunkwere amaze kumubyara, Rwogera yarabibonye ko Sezisoni, uyu Sezisoni niwe waje kwitwa Rwabugiri, ari we ushobora kuzavamo umwami. Ubwo bamwambuye Nkoronko kubw'imitsindo nyine. Nkoronko niwe wari umugabo we, bamumwambura kubw'imitsindo, kubw'indagu. Rwogera yamurekeye mu rugo rwa Nkoronko igiseke muri Rusatira ya kera, akaba Rwabugiri yarerewe, ariko ntiyarerewe ibwami. Abiru bamenye ko Nyirayuhi Kanjogera ko ari we waragurijwe kuzabyara umwami, ko ari inzuzi zereye, kuva ubwo ntiyongeye kugira amahoro. Nzigiye wari umutoni wa Rwabugiri yabigaragayemo cyane. Abiru bamenye ko Rudahigwa ari we uzavamo umwami, Nyiramavugo Kankazi ntiyongeye kubonana na Musinga. Ariko ibi nabyo harimo imitsindo y'ubusugi bw'umugabekazi, kuko iyo umugore atakibasha kurengera ubusugi bwe, adashobora kubyara umuntu muzima ufite ubwenge n'imigisha byo kuyobora abantu. Kandi n'uyu munsi biraboneka ku bantu, iyo urugo rurimo umubyeyi w'umugore wigabiza ubusambanyi akihindura umusinzi, bigira ingaruka ku bana be. Nta mwana we ubasha kwiga amasomo ngo agere ku rwego rw'ubuyobora abantu. Abana be barasuzugurwa, umugabo agasuzugurika, umugore agateshwa agaciro, kandi ibi ntibikira vuba. Akenshi bikizwa n'igitambo cy'amaraso mu muryango wabo. Turebe rero imivukire y'umwami. Reka dufate urugero ku mivukire y'Inyambo. Umutware w'Inyambo yari umutegetsi ukomeye cyane, yashyirwagaho ngo agenge inyambo zose mu mutwe w'inka uyu n'uyu. Ubwo butegetsi yaburagaga umwana we yihitiyemo, bakagenda babusimburanwaho mu bisekuruza byabo. Umutware w'ingabo we yashoboraga kunyagwa ingabo, akaba anyagiwe rimwe n'umutwe bibangikanye. Umutware w'Inyambo we ntiyanyagwaga, yari ashinzwe guhora yorora inyambo, akagenda azongera mu ibangurira ry'inkuku ku mapfizi y'inyambo. Bwari ubumenyi umuryango ushinzwe ku ngoma zose. Ubwo bumenyi bwari buteye buti? Ubwo bumenyi bwari ukubiri. Turebe mu buryo bwa mbere, byari ukubangurira amashashi y'inkuku ku mapfizi y'inyambo, izo zivutse zikitwa ibigarama. Ibigarama nabyo bikazabangurirwa ku mapfizi y'inyambo, izo zivutse zikitwa inkerakibumbiro. Inkerakibumbiro nazo zikazabangurirwa ku mapfizi y'inyambo, izo zivutse zikitwa ibisumba cyangwa imirizo. Izo nka z'ibisumba cyangwa imirizo zikabangurirwa ku mfizi y'inyambo, nanone hakavuka inyambo zuzuye zigegene, arizo bita ingegene. Abantu benshi arabana benshi cyangwa abantu bitwa ba nyirangegene, umuntu akibaza ko icyo bivuga, ariko mu ingegene icyo ari cyo ni inyambo ibereye ijisho, ni inyambo yuzuye. Uburyo bwa kabiri kwari ukubangurira ishashi y'inyambo igegennye ku mfizi y'inkuku, hakavuka ingegene. Inyambo nziza zigegennye zari inka zifite umubyimba muremure n'amahembe maremare. Icyo bakundiraga izo nyambo nta kindi kitari ubwiza bwazo. Barazimurikaga mu birori, bakaba barazitoje uko zigenda no kudakangarana muri ibyo birori.
umuntu w'ubu kugira ngo abyumve bimujye mu bwenge biraruhije. Muri icyo gihe cya kera habagaho umukino w'inka zikadefira imbere y'abayobozi bakuru nta gukangarana kurimo. Ikigaragara ni uko niba hariho ubuhanga bwo kuvukisha inyambo zibereye ijisho, birumvikana ko n'inzira y'amapfizi mu kuvukisha umwami w'igihagararo bishoboka. Uko gusimburana kw'abagabekazi mu kubyara umwami byakorwaga mu buryo bwa gihanga, bigakorwa ku buryo umwami w'u Rwanda avuka ari muremure kandi mwiza abereye ijisho, akereye gukora ibyo rubanda imukeneyeho. Ubu bumenyi bw'abakurambere si mu Rwanda gusa babikoraga, si mu Rwanda gusa bakoraga iyi mihango yo kuvukisha abami. Birakwiye ko bigaruka bikigishwa mu mashuri. Ibi bigakorerwa ubugorozi buhuye n'igihe turimo, nubwo byatwara igihe kitari gito. Umuntu yakwibaza ati none si ibyo byari bifite akamaro nyabaki? Gutegura imibereho y'abami bakenewe bikorwa hakiri kare. Umwami akenshi yabaga ari umuntu udasanzwe mu bantu, l'homme mystérieux, ari umwami ukora ibitangaza, akora amayobera. Ibyo kandi ibyo abandi batashoboraga we yarabikoraga. Gutegura imibereho y'umuntu uzayobora abantu, umwami ufite igihagararo n'igitinyiro mu bandi, ni umugenzo watanzwe kuva kera. Nyagasani Imana nawe mu kuvukisha umwami Yezu Kristo hari imyiteguro yabayeho mu gihe kitari gito, hafi imyaka 1500 bari muri za kirazira, imihango n'imiziririzo, kugeza habonetse umwari Mariya utasamanywe icyaha wabyaye umwami w'imitsindo ari we Yezu Kristo. Ku muntu we ho ntabwo bigomba imyaka myinshi cyane, kuko n'umuntu uzapfa agataha kimwe n'abandi, ntabwo hakenewe byinshi. Igitabo kiyobora abami kigeze kubaho mu binyejana byahise, nk'uko Bibiliya ivuga. Igitabo cyanditswe n'umuhanuzi Samueli ubwo yasobanuriraga rubanda igitabo kiyobora abami. Turabisanga mu gitabo cya Bibiliya, igitabo cya mbere cya Samueli, umutwe wa 10 ku murongo wa 25. Ngo Samueli ahera ko abasobanurira imihango yose y'ubwami, ayandika mu gitabo, agishyira imbere y'Uhoraho, nuko asezera rubanda buri muntu ataha iwe. Uyu munsi nta muntu wamenya irengero ry'ibitabo nk'ibyo. Birashoboka ko byaba bikiriho mu bushyinguro bw'ibitabo by'amateka nko mu Misiri n'i Roma mu Butaliyani. Kuvuga ko umwami, cyane cyane umwami w'imitsindo, ntabwo ari impanuka zigwirira igihugu. Ni umuhango ukorwa hakiri kare, si impanuka nk'abavukira mu mpanuka nyine. Hari abantu bavuka kubera impanuka, ariko ntabwo umwami w'imitsindo, umwami avuka ari impanuka. Wakwibaza utese kuki umwami avuka ku bakobwa b'amasugi? Icyo abatuye isi bita ubusugi, kera abanyarwanda bagihaga agaciro karenze. Mu mihango myinshi yakorwaga, abami b'u Rwanda bingingaga Imana y'u Rwanda kurengera ubusugi bw'abanyarwandakazi. Umwami nubwo yakundaga amasugi, nawe yabaga yasabye ku Mana. Amasugi ni Imana iyatanga, ariko umuntu nawe akabigiramo uruhare, akabisaba. Umwami cyane cyane nyir'igihugu niwe usaba ko igihugu gitunga amasugi, akarengera ubusugi. Umuhungu ukiri imanzi, umukobwa ukiri isugi, bahabwaga amahirwe mu mihango yose yo kwegera Imana y'u Rwanda. No mu masengesho yacu asanzwe, amasugi yemererwa kwegera Imana mu buryo bworoshye. Urugo rurimo umugabo, umugore n'abana babanye mu mahoro no mu rukundo, nabyo ni byiza, ni ubusugi buhabwa agaciro. Umuntu ashobora kuba isugi nk'uko n'igikoresho cyaba isugi. Amasugi ni umutako ushimishije cyane imbere y'Umuremyi. Amasugi yasabaga yizeye guhabwa ibyo abandi batashoboraga kubona. Iyo umukobwa yarongorwaga bagasanga atakiri isugi, bamubonagamo umuteramwako, bagahita bamusubiza iwabo. Hari abakeka ko ubusugi bwabereyeho gushimisha abagabo. Nyamara nushaka gushimisha umugabo udashimishije Imana, bizakugora. Banza ushimishe Imana yawe, ushimishe ababyeyi bawe. Ntibitangaje kubona isi yarinjiye mu cyorezo kidasanzwe. Igihe nta busugi ku bana, nta n'urugo ruzima ruteze kuzabaho. Umwana w'umukobwa wigabiza ikimansuro, akarara asimburanwa n'ingegera zitandukanye, nyuma y'iminsi mike ngo yubatse urugo, wari kumwe n'umugabo. Yewe niyo yashaka ntiyakubaka, niyo yakubaka ntiyabyara, niyo yabyara ntiyabona abana bafite ubwonko buzima. Umuhungu nawe nuko kandi. Ubusugi n'ubumanzi birajyana. Ubusugi bufite agaciro kanini mu bantu.
Mu mico itandukanye y'abatuye isi, umuntu kubyara agaheka ni umugisha ukomeye cyane uturuka ku Mana yonyine. Ubugumba byari ikimwaro kibi gishobora gutuma habaho kwiheba no kumva ko ishyano ryagwiririye abantu n'igihugu. Turareba umugore Rasheli, umugore wa Yakobo ari we witwa Isiraheli, amaze kubyara umwana w'umuhungu Yosefu yariruhukije maze ariyamirira ati Imana inkijije ikimwaro. Biri mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 30 ku murongo wa 23. Kugira urubyaro ni ishema mu muryango. Umubyeyi wabuze abana ariheba cyane. Nubwo ari ku busugi babuhaga agaciro, ariko cyaraziraga ko hari umuntu abupfana akabuhambanwa. Umuntu watakazaga ubusugi ku mpamvu zidasobanutse byaramukomeretsaga cyane, akaba yaniyahura, akarira cyane, akajya mu cyunamo. Urugero ni umukobwa wa Yafeti, biri mu gitabo cy'Abacamanza umutwe wa 11 ku murongo wa 37. Umuherezamutambo mukuru kandi yarategetswe kurongora umukobwa ukiri isugi. Ni kimwe rero n'umuherezabitambo wungirije bagombaga kurongora amasugi. Biri mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 21 ku murongo wa 7 ndetse no ku murongo wa 13 kugera kuri 14. Abanyamihango benshi bibaza ikosa abiru bakoreye umwami Rwabugiri ubwo bamushyingiraga abagore bavuye mu yandi mazu kandi baranabyariyeyo. Ibi abashishozi bakabibonamo kwigiza nkana. Abanyarwanda bahita bumva neza agaciro k'ubusugi kuri Bikira Mariya nyina wa Yezu Kristo. Nta mwamikazi ubasha kubyara umwami wayobora isanzure ry'umuremyi atabikomora ku mitsindo ahabwa n'ubusugi burenze ibyo abantu bibaza. Ubusugi mu maso y'Imana bufite agaciro ntagereranywa. Hari Imana zikunda ubusugi cyane, akaba ari nayo mpamvu ubwo bamwe mu biyeguriye izo mana usanga babujijwe kwegera umugore cyangwa ngo begere umugabo, kuko uweguriwe iyo mana aba yahawe uburenganzira kuri iyo mana yonyine. Cyane cyane Imana rurema umusumba byose akunda ubusugi ku bana be. Iyo birenzeho ngo nawe urashaka kubyara wariyeguriye umusumba byose, havuka umuvumo. Habayeho ingero nyinshi ku isi z'abana bavutse ari umuvumo, nyamara kubera igitinyiro cy'ababyeyi babo base bagahabwa imyanya y'icyubahiro kugera ku ntebe y'ubuyobozi bukomeye, aho kizira kwicara. Tuzakomereza rero turebe uko abanyamihango babona ibintu, niba urwego rw'abanyamihango rushobora kugira icyo rumara mu gukemura ibibazo byugarije ubwoko bw'Abanyarwanda. Murakoze, mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Bizimungu Aloys de Gonzague. Naho ubutaha.